murakoze. Dusabe Pasiteri Bushayija yigira imbere adufashe mu isengesho. Dushimire Rurema waturemye ndetse tunamuragize iyi gahunda yose. Uhoraho Mana y'agakiza kacu, turagushimiye yuko uri mwiza kandi ugira neza. Turi hano Mwami guhamya ko waturokoye urupfu rukomeye rutyo, kandi turihamya nanone nyuma yo kubigushimira yuko watugiriye neza. Uyu munsi bwo duteranirijwe hano Mwami no kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, turibuka uburyo wadusanye ukaduhumuriza. Ubishimirwe kuko waravuze ngo nk'uko nyina w'umwana ahumuriza umwana we, niko Uwiteka Mana uzajya uduhumuriza. Ubishimirwe yuko utaduhumurije gusa, nyuma y'imyaka 30 turi hano duhamya yuko wanadushibuye. Twavuye mu mashami waradushinze, turi hano Mwami dutoshye. Ubishimirwe. Turakora ubwatsi yuko watugiriye neza uyu munsi, kandi turanizeye yuko uzagomeza kubana natwe ukaturemamo ibyiringiro, tukareba abana bacu, abana b'abana bacu, tubone neza yawe mu gihugu cyacu nk'Abanyarwanda. Tukuragije iyi gahunda yose Mana, ni wowe ujya usana imitima, ni wowe ujya uhumuriza. Nyakubahwa Minisita, mukaba n'umushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyaduteranyirije aha cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyakubahwa Depite, nyakubahwa Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa umuyobozi wungirije w'akarere ka Gasabo, nyakubahwa Presidente bayibuka mu karere ka Rwamagana, nyakubahwa abayobozi mu nzego z'umutekano, nyakubahwa abajyanama mu nama njyanama y'akarere ka Rwamagana, abayobozi mu nzego zitandukanye turi kumwe hano, baturage b'umurenge wa Muyumbu n'imirenge ikikije umurenge wa Muyumbu, ndetse n'inshuti zaturutse hirya no hino kwifatanya natwe, ndabaramukije mwaramutse. Nagira ngo mbere na mbere mbanze nkomeze kandi nihanganishe abateraniye hano mwese, kuko muri iki gihe tuba twasubije amaso inyuma n'intekerezo zacu muri bya bihe bikomeye by'amateka ashaririye twanyuzemo. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, twateraniye aha kuri uru rwibutso rwa Muyumbu kugira ngo twongere twibuke ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turibuka kuko ari inshingano ya buri munyarwanda ndetse n'undi uwo ari we wese uharanira yuko imvugo ya Jenoside ntizongere kubaho ukundi, yayikomeza imvugo ikaba ingiro, kuko nyuma yuko mu 1948 umuryango w'abibumbye ufashe icyemezo cyo kuvuga ngo Jenoside ntizongere kubaho ukundi, muri kubona Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turibuka kandi kugira ngo twunamire tunasubize icyubahiro n'agaciro abacu batuvuyemo bazize uko baremwe, bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Turibuka kugira ngo muri ayo mateka mabi yacu kandi asharira dukuremo amasomo n'ingamba zo gukomeza guharanira ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Twateraniye aha kandi mu gikorwa cyo kwibuka kugira ngo dusobanurira abakiri bato ububi bwa Jenoside, kugira ngo babandi bagoreka amateka banafite ingengabitekerezo ya Jenoside yababayemo imbata
batazashuka abakiri bato cyangwa se bakabigisha amateka agoretse yuzuyemo urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko babigenje na mbere hose. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, muri uru rwibutso rwa Muyumbu haruhukiyemo imibiri y'abatutsi bazize jenoside muri 1994 ibihumbi 14,373 ndetse mu kanya hakaza kwiyongeraho n'indi mibiri 13 tuza gushyingura mu cyubahiro. Iyo mibiri yose ishyinguye muri uru rwibutso yaturutse mu murenge wa Muyumbu, Nyakariro, Karenge, Nzige na Gahengeri yo mu karere ka Rwamagana ndetse n'umurenge wa Rusororo wo mu karere ka Gasabo n'umurenge wa Masaka wo mu karere ka Kicukiro. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, mu karere ka Rwamagana dufite inzibutso 11 ziruhukiyemo imibiri 83,871. Ni umubare munini w'inzibutso, ni n'umubare munini w'abaruhukiyemo. Ibi bikaba bigaragaza ubukana jenoside yakorewe abatutsi yakoranywe mu karere ka Rwamagana, kandi birumvikana kuko amakomine ane yose yibumbiye hamwe akabyara akarere ka Rwamagana yarayobowe n'ababurugumesitiri b'inkoramaraso, harimo nka Semanza Laurenti wabanje kuyobora icyahoze ari komine Bicumbi ari nayo ahangaha turi, ndetse na Rugambarara wamusimbuye. Abo bombi bayoboye komine Bicumbi kandi bari inkoramaraso zizwi, banahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Ndetse tukavuga nka Bisengimana Paul wayoboye icyari komine Gikoro, nayo ari inkoramaraso ikomeye, na Bizimana Jean Baptiste wayoboraga icyari komine Rutonde ubufungiye no muri gereza ya Nsinda mu karere ka Rwamagana, ndetse n'uwari konseye Ntabanda Makaraveri wari burugumesitiri w'Umusigire mu cyahoze ari komine Muhazi, kubera ko wari umuyobozi wa komine icyo gihe yari arwaye. Uwo konseye rero wamusigariyeho nka burugumesitiri nawe yabaye inkoramaraso cyane mu cyari komine Muhazi. Turashimira rero ingabo zari zarapiye ndetse n'uwari umugaba mukuru wazi icyo gihe, ubu akaba ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, bitanze batizigama bahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Iyo batitanga batizigamye, uyu munsi ntabwo tuba duhagaze ahangaha twunamira abacu batuvuyemo tunabasubiza icyubahiro, ahubwo ubu ngubu ndahamya ko u Rwanda ruba rwarasibamye ku ikarita y'isi. Uyu munsi rero u Rwanda ruratekanye, rufite umutekano uhagije ndetse rukanasagurira amahanga, kuko ingabo z'u Rwanda zitabara aho umutekano wahungabanye hirya no hino ku isi, zikagarura ituze n'umutekano. Nyakubahwa Mushyitsi Mukuru, banyacyubahiro mwese muteraniye ahangaha, abaturage b'umurenge wa Muyumbu n'imirenge ihana imbibi na Muyumbu, mwese nagira ngo nongere mbashimire ko mwaje kwifatanya natwe, kandi mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tubahe ikaze, tunabashimira ko twifatanyije. Twese dukomeze kwibuka twiyubaka. Meya Rajabu, Vice Meya, Nyakubahwa Depite n'abandi bayobozi batandukanye, cyambere ndabanza gushimira amahirwe nageze kugira ngo bamuhe umwanya. Ibintu bambwiye yuko mvugaho ndabikunda cyane, so iyo ngize amahirwe rero bakabimbwira ndishima. Impamvu nishima cyane ikomeye nuko kuvuga ngo mvuge ku bya genocide yakorewe abatutsi, nuko ubundi history abantu baragenda bakiga bakagira iki, rero narabibonye n'ibyo nabwirwaga, wenda nkagira n'amatsiko nkabikurikirana nkamenya uko biteye. Ndavuga rero ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ni igihugu cy'u Rwanda, aho nyine genocide yakorewe abatutsi yakorewe. Cya kabiri ndavugaho ku bayikoze. Cya gatatu ndavugaho ku bayikorewe. Mpereye ku gihugu cy'u Rwanda kugira ngo twumve aho genocide yakorewe abatutsi yakorewe.
kugira ngo n'abana nk'uko yarabivuze uyoboye ibiganiro babyumve, ni uko u Rwanda rwari icyo bita ngo ni national state. Ni ukuvuga ngo ni igihugu gifite abantu bafite gakondo, bafite umuco, bafite ururimi, imbyino zisa, ibikorwa bimwe, ubundi niyo bita ko ari national state. Ni ukuvuga ngo ubwo kugira ngo byumvikane neza, iyo ugiye kureba ibihugu by'ibituranyi, tuvuge wenda nk'ibiri burasirazuba, reka ne kuvuga wenda uko nahera ku by'iburengerazuba batagira ngo hari n'iyindi mpamvu. Ugiye nko mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, hariya iyo uvuze ngo umuntu w'umugogo w'ahantu hitwa za Dodoma n'umuntu witwa umuhaya wo muri hino za Kagera, ntabwo umwe ashobora kuvuga ngo undi yumve, ntashobora kubyina mu ibyo abyina. Abagogo barya imbwa, abandi bafite ibindi byo barya, mbese biratandukanye. Iyo rero ntabwo bavuga ko ari national state. Igihugu cy'u Rwanda rero kugira ngo mwumve ukuntu bikomeye, yari national state ifite abantu bafite aho bakomoka, bafite ibyo bemera, bafite umuco. Icya kabiri nshaka kuvuga kuri icyo cy'igihugu cyacu ni uko muri za 1884 na 1885 abazungu bari barageze ahantu henshi hatandukanye, ariko batangira kurwana bapfa ubutaka bwa Afurika. U Rwanda rero rwahawe, urwo Rwanda nababwiraga rwitwa ko ari national state, rufite iyo stati, rwahawe abazungu bitwa Abadage. Abo Badage baraza, ariko baza badafite interest, bari bafite interest za Tanganyika hariya aho bitangira ngo ni Germany East Africa. Mu Rwanda ntabwo bahagize interest cyane. Nihuse cyane nuko bageze ngo baza no kujya mu ntambara ya mbere y'isi, baza kuyitsindwa. Mu kuyitsindwa ariko abazungu basa kubona yuko bidashoboka yuko bapfa kubereka batyo, aho bari bafite bahaha abandi bazungu. Rwa Rwanda navugaga ntarasoza rugira ibyago, baruha Ababiligi mu nama yabereye i Marseille muri 1917. Bavuga ko baruhaye Ababiligi kugira ngo barurere, ariko Ababiligi bari bari mu kindi gihugu mu buryo buri indirect, kuko buriya kiriya gihugu cya Kongo cyari gifitwe n'umwami witwaga Leopold. Icyaje kubaho nuko Leopold ngira ngo yaje kugira amadeni ya leta y'Ababiligi n'iki, baza gukoreranya ngo Congo valuation, bya bindi byo bajya bakora nk'iyo bagiye kugenera imitungo abantu bahamuye Mbunango handi, basanga ngo kugira ngo ayishyure yari afite ideni ry'ibihumbi 60. Basanga Kongo idakwiranye n'ibihumbi 60, bavuga ko ari ibihumbi 50, yanapfuye agifite ideni ry'ibihumbi 10, nguko uko yabaye y'Ababiligi. Ako bari bafite interest cyane, kubera ko icyo gihe ntabwo twebwe batujemo, batangiye kuzamo cyane cyane muri za 20, kuko nyine bahatanze ni nko kuvuga ngo ni nk'inyongezo bari babahaye. Batangira ibintu byinshi cyane muri za 20, yo nibwo batangiye guhingisha amakawa n'ibindi, ibyo bitazashika muzabyumva babiririmba muri za ndirimbo nyine zindi muri za gihe cyo babonaga independence. Na nyuma yaho nibwo haje ibintu byo gukura abatware bategekaga mu bice byaba ari iby'inaha ngaha, byaba ari mu bice by'Ubuganza nahe, bakabatwara kubategeka kuyobora mu bice by'ahandi, bavuga yuko bakurikije za teore z'abitwa ba class, yuko abahutu ngo batazi ubwenge. Nibwo bintroducing ibintu byitwa za kiboko, muzabyumva mu ndirimbo bajyaga baririmba, bavuga Gatutsi yazanye kiboko, yazana shiku.
kiboko ntabwo ari ikinyarwanda. Twajya tubivugana n'abaturage, nigeze kugira amahirwe nyakubahwa minisitiri yo kuba mu karere ka Rwamagana, meya Rajabu azi Igiswahili. Kiboko ni imvubu. So iyo bavuga ro kupiga kiboko ni ururimi rwa communication rwari rworoheye Ababirigi n'Abanyarwanda, kuko Abarabu bari baratangiye kuza mu bice byo mu Rwanda, so bakoreshaga Igiswahili. Iyo ikiboko kiba cyarazanywe n'Abatutsi bari kucyita mvubu, nabo bakacyita ibindi byo bacyita. Ko haje ibintu byinshi mu Biswahili, murabyibuka. Iyo umwana yananiranye, ubwo abenshi baracyari abana ahangaha ntabwo babizi, ariko bakamubwira wa mwana urisema, nangwa nk'umubyeyi akakubwira ati ibintu byo gukora urisema. Gusema buriya si ikinyarwanda, ni Igiswahili. Ni ukuvuga umukarani yaravuga ati wanze guhinga, wanze gusarura ikawa, ndajya kugusema ku muzungu. Undi ati ntabwo ari igihe usema gusa, nawe urisema. Kusema biva mu ijambo ryitwa kusema. So byarakomeje nihuse bigera muri za 30, basanga bidahagije ibyo barimo gukora. Baravuga bati tumaze kwereka abantu bamwe yuko bategeka abandi, babarusha ubwenge, bati none reka tubishyire mu nyandiko. Aribwo mwumva ko batangiye cya kintu cyo bita ngo ni book ngero muri 33. Abana baraha baze kujya muri byandi byo bita ngo ni Google. Abenshi mufite za internet, muze kureba igipimo bakoreshaga bapima abantu amazuru, babapima amaso, babapima imisaya. Ni basekuru b'abantu, ni bandi muraza kubasomamo, murabisangamo. Ntabwo ari ibintu binyura hirya n'aho handi. Biba byakomeye cyane rero bigeze muri za 50. Ndihutisha kugira ngo ngere kuri genocide nyirizina. Hari ibintu byo bitangwa ni window of change. Abanyafurika bari batangiye gushaka za independence, n'Abanyarwanda bumva badakwiriye gusigara, batangiye nabo kubiharanira mu buryo bumwe cyangwa ubundi nk'uko turi bubibone. Bigeze muri za 57 n'umunani, amashyaka aratangira. Mu gutangira kw'amashyaka aza ashingiye ku byo bari bashyizeho muri za 33, aza ari ay'Abahutu, afite na za porogaramu ziri fane. Kuko ugiye kureba nka Manifeste des Bahutu yabanditse icyo gihe, ifite page ngira ngo byaterwa na font size, ifite page nka 29, yari yanditsemo ijambo Muhutu inshuro 18. No kuvuga nta kindi kigendererwa cyari gihari icyo gihe, nicyo bari bagamije. Ako twihuse ibyo biza kubyara ibyo byose. Hari ibyo tutari bujyemo cyane, by'ukuntu Rudahigwa yaje gupfa, za revolution ziratangira, iyo bise kari revolution. Ariko icyo gihe haje n'abatekinisiye bashinzwe gukemura icyo kibazo cyo bari barashatse igihe kinini cya genocide, kuko genocide igira za steps nk'uko bagiye bazibabwira mu biganiro bitandukanye. Ndabizi yuko imyaka yose mwagiye mubibwirwa. Icyabayeho nuko uwo muntu waje w'umutekinisiye yitwaga Colonel Logistre, yaje afite misiyo ebyiri ariko zivuguruzanya, ziri contradictory. Yaraje guhosha imvururu, kuko icyo gihe nyine ibyo bya revolution byo byatangiye, ariko no gukora ko ashoboye Abatutsi bagahunga. Izo nyandiko zirahari, nicyo kiza. Indi misiyo yamuzanye yari yo guhagarikira amatora, no gukora ko ashoboye parti Parmehutu igatsinda. Byarabaye byose, byanyuzemo. Abatutsi barahunze. Icyo nabwira abana nanone gusa nuko iyo bavuga ngo ingoma ya cyami bakavuga ngo egara Abatutsi, ntabwo ari byo. Ubwo nuko tuba tutivuze ngo tuvuge ibyacu byose. Twebwe imiryango y'ibwami ntabwo, imiryango y'iwacu ntabwo yigeze ibwami. Iyo baza kuvuga ngo barakuraho ingoma ya cyami, ntabwo twebwe twari kuba affected. Twebwe twari mu za Kibungo, turi abantu b'Abanyagisaka iyo ngiyo. Ntabwo ingoma y'Abanyiginya ntaho tuyizi. Barabeshya rero, ntabwo cyari ikibazo cy'ingoma y'abami, ahubwo
cyari ikibazo cy'umututsi aribyo turuze kureba nyine icy'ingenzi n'abandi babyirengagiza ko ikibazo cyari umututsi ariyo yari target, ari nayo mpamvu byiswe ko ari jenoside yabakorewe. Muri za 60 rero nibwo rwa rwego rwa mbere rwo bita classification, abantu bavuga twe abo byatangiye. Iyo abantu batangiye, abakuru bari aha, hari abantu bo tuziranye bo nabonye zo baririmbaga ngo gahuta uri hose, murayizi ngo gahuta uganza. Nukuvuga ngo twebwe bavuga yuko babonye u Rwanda ruhawe ba nyirarwo, abandi atari bo. Indirimbo zirahari. Ubwo icyo gihe undi utari we wasigaye mu Rwanda utahunze, utari uwavuye za Ruhengeri bapakiye bagatwara mu Bugesera, yaracecekaga akumirwa, ariko bakabimumenyereza kuko ari process byagezeho bijya muri blood saturation, nabo barabyemera mu ko ari byo bibagenewe. Kwa ko muribuka yuko by'amategeko y'abahutu byari byasohotse icyo gihe cya Gitera, biza gukomeza. Kayibanda ubwo yafashe leta ndihuta, bigeze muri za 67 iturufu y'ibyo batutsi itangiye kutagenda neza, ariko na babandi bahungishirije za Bugesera bo bajyanye Bugesera ahantu ni nko kubaca kugira ngo bazahure n'ikibazo, kuko icyo gihe habaga y'amashyamba na za tsetse. Babakoreye za porogaramu, buriya murabona iyi Karenge project y'amazi anyura ahangaha, burya yari yaje anyura za Bugesera barayakata, ariko kugira ngo bicishe umwuma. Izo ni za etape zose zo bari barimo za genocide. Bigeze muri za 70, impunzi ziri mu mahanga zamaze kubyakira no kubyihanganira. Ariko 72 barongera barabibutsa muri za university na hehe, batemamo bakeya, birukana abandi, barongera barahunga. Muri 73 Habyarimana akora kudeta. Ntabwo ari we wakoze kudeta, buriya zari plani ndende z'Ababiligi. Abantu bahita bakora iminsi mikuru cyane iyo twabaga. Icyo gihe nicyo navuze ko ndi mukuru ibingibi mbizi, nawe mfite imyaka 6. Mu kuvuga Radio Rwanda twarayumvaga ku buryo bumvaga n'amatangazo y'abapfuye. Hari nk'indirimbo rero abantu rero Habyarimana impamvu bishimye yafashe leta, bari bazi ko ikibazo ari Kayibanda. Ko najyaga nsetsa Abanyarwamagana, ariko so kubasetsa kabi ngo gasekwa nk'akeza. Icyo gihe mfite imyaka 6, hari radio narwaniraga na mama wambyaye, hari indirimbo bafunguraga mu kiganiro cyo bitaga ngo mwiri wabo mu rugo, kuko radio yafunguraga saa 5 ikaza kongera igafunganyira nka saa 8, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe rero iyo ndirimbo ntiyayishakaga, kandi igihe nkayishaka kubera ukuntu yari ifite injyana nziza. Bararirimbaga ngo pere, urumva mbere bavuze bagahutu ko baganza, so noneho barimo barabaririmbira ngo bidagadure, ngo perezida Kayibanda we, ngo ni Imana yatumye. Ubwo abaye nka Moses, ngo mazira mubwira iti Kayibanda genda uvumbure pariti, unkurira abana banjye mu buja, ngo bana bagahutu mwese mwidagadure, dore imyaka 10 irashize. Tekereza perezida umaze imyaka 10 atekereza ukuntu agiye gufasha abana bagahutu, kandi azi ko hari gatwa gatutsi, kuko muri za 60 hari ibintu ntagiyemo cyane. Hari ibyo baririmbaga nanone ngo gahutu yakoze iki, yikondeye ishyamba, gatutsi yari he, ngo yari aharebera. So ibyo kumwita umwetranje nanone ugasanga biri relevant, none se ko yari ahareba, wenda yari umunebwe, ariko yari aho ngaho. So agira atya rero, ubwo tayarabaye Imana noneho yamutumye, bababwiye abantu ngo nibidagadure.
abantu bari hanze bari babaye dekuraje bazi ko nta kintu kizashoboka, cyane cyane n'iby'inyenzi byari byarabaye mwarabyigishijwe mwarabyumvise. Bakora iminsi mikuru batabana bacu bazajya kwiga mu ruhe rurimo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko 74 75 emerende ageze aho ngaho atari ko atariho n'ikindi kibazo cyo gukandamizwa. Ati mu majyepfo bakandamije mu majyaruguru, kandi abana baraha bize geography yo muri primaire. Isi igira impande enye, niba amajyepfo yarakandamije amajyaruguru, none si burasirazuba nta bantu babayo, ahandi hantu nta bantu babayo. Ibyo gusa kugira ngo mugire na morali ko ibyo ari byo byose iriya leta yaba ari iya mbere ya kabiri yategekwa n'abesikoro, ni abantu batari bafite gahunda n'imwe, ni n'abantu baduha icyizere yuko nta n'ikindi bakora mu byo baba barimo byose, ari ibintu mbese bitabapfa. Nguko ko yatangiye icyo bita ngo ni iringaniza. Ubwo ni ukuvuga agiye kuringaniza ngira ngo impande ebyiri, kuko hari university imwe hepfo yongiye za Butare, ubwo nguko uko bafunguye hari za Nyakinama, ariko hakabamo no kugabana nyine niba ari za Gatonde na hirya iriya za Nyamutera mu bice by'abaturukamo bakanyarengo ko bari badi kamarade, akamuhaho arazamuka bari zindre mu Rwabutundiri za Rwerere bashyiraho ya Mudende, basaraferwa bukumba bajyana Sefideli hariya hasi, babiseruka bavuga ko bataburiramo bajyana imihanda hariya za Nyakiriba. Iringaniza riba ahubwo kubicurika burundu. Muri za 80 nihute haba ikibazo cy'uko yasanze nabo bitashoboka, za Gatonda zikuyemo ahereye ahangaha, of course yageze za Tumba iburyo arahareka kwa ba Munyakazi, yarakomeje aranabafunga, abandi baratoroka. 81 ibintu bimeze nabi. Yongeyeho za Uganda nabonye ngira ngo bafande Mugisha babaga muri ibyo bice. Abanyarwanda haba ikintu icyo ari cyose bakabibutsa yuko Habyarimana rero yahise amenya 100% yuko ibyo akora azabizira. Wenda sinzi aho yabivugiye, ariko turaza kureba n'abandi ukuntu bagiye babipredictinga barimo za radio zitwa za RTM n'ibindi. 89 twihute cyane. 90 inkotanyi ziraje. Muri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 ntabwo yari ahari, araje nkaho yatanziho muri tariki ya 4 bafashe ibyitso barashe Kigali. 8 atangije umutwe w'iterabwoba muri 90 itariki ya 4, ubwo haciye imyaka 2 gusa arasha umujyi. Ibi nabyo byarabaye uko navuga ko turi bakuru dufite imyaka. Hari ibyo twabwiwe, hari nk'umwajida chef witwa Mariko warindaga hariya ku rwibutso rwa Ntarama, yarasaga imbunda yo bita 14 ngira ngo akadomo 5 nangwa sinzi uko bayita. Iyo mbundi kururwa n'ikamyo. Bamaze kwirashisha iryo joro, mu gitondo iri mu mbunda bakusanije n'izindi barazifotora mu mvaho. Icyo gihe yitwaga imvaho, leta y'ubumwe niyo yaje iti imvaho nshya. Bavuga ngo imbunda bafatanye ibyitso, abantu b'abagore bafite abana bafite iki. Igihe yarabinyibwiriye Jida chef Mariko ko imbunda iyo yarashishaga iryo joro iri muzo batwaye kujya kumurika, barafotora bavuga ko bazifatanye ibyitso. Usibye yuko itajya no mu nzu, icyambere iramutse yari ifitwe n'abo bagore bafashe bagatwara muri stade n'iki, ibyo ubwabyo byaba ari miracle, kuko izo mbunda ntiziva kuzimu, ntiziva mu ijuru, ntizigira ibiki. Akora irindi kosa nyine rikomeye riri mu byamuhitanye. Tariki ya 30 inkotanyi ziratsindwa, akora umunsi mukuru, bahamba Rwigema,
bikoreye imitumba, abakuru bari aha barabizi, natwe twarabikurikira ku maradiyo. Itariki ya 2 z'ukwa 11 batera Gatuna. So bari bagifite hangova y'iminsi mikuru bari bakoze ko batsinze intambara. Muraza kubikurikira muri ya ndirimbo ya Mbonye ngo kuko ngo nta mutabazi bari bafite. Mutabazi yabonetse, bo baraho bari muri mama wararaye, Kagame yahageze, intambara ihindura isura, wahubwo noneho ahindura imbunda, ahindura ibintu byose yakoreshaga. 91 yagiye kwica Abagogwe. Kuri buri action yakora, kuri buri kintu yakoraga, Inkotanyi zikagira icyo zikora kugira ngo zimwereke yuko arimo kuyoba. Kuko 91 rwo bateza Ruhengeri, 92 arongera ajya kwica Abanyagishyita na Rwamatamu, rwambuka hepfo hariya. Ibyo yakoraga murabizi, za Bugesera, ubwo Byumba igaterwa. 93 murabyibuka. Ariko 92 batangiza amashyaka, bazana bya bindi bya bisanzwe biriho. Gahutu ganza iki MDR irongerera yiririmba. Ariko Inkotanyi nanone kugira ngo zibereke yuko zitandukanye n'ibyo bintu byo barimo zo, uko bamwe baririmbye Gahutu ganza nta mpaka, ibintu nk'ibyo. Ubwo bari batangiye muri za 92 babwira Abanyarwanda na leta yari iriho za ndimbo zo mumva zo bavuga ihumure Banyarwanda, ihumure Simba. Bo baravuga Abanyarwanda, ntago bavuga Abatutsi, ntibavuga Abahutu. 93 birabacanga, za listi zari zarakozwe, zimwe ziza kuboneka mu kwezi ngira ngo kwa 3 niba atari kwa 4 muri 93. Umuntu witwa Kasitani Nsabimana yakoze accident, ngira ngo bafande Mugisha barabyibuka, ubwo barabibabwiye, n'abafande Karasira nababonye. Yakoreye accident ku Murindi. So mubaje kumutabara harimo umuntu wari ukoreye gendarmerie witwaga Munyakazi, yakoreye gendarmerie ngira ngo mu mujyi. Munyakazi yarabimbwiye nigeze kugira amahirwe, nangwa se amahirwe make yigeze kunyoboraho. So arambwira tuzi si cyabayereje, ati buriya ati imodoka yaguye, basanzemo ibintu bibiri bikomeye mu modoka ye bataramwe evacuating. Basanzemo listi z'abantu zakorwaga, oya ni mu kwezi kwa 10 ngira ngo. Basanzemo listi z'abantu bo kwica. Ikindi kintu nubwo nawe yabyemeraga, basanzemo akantu ko bita umudakubitwa. Umudakubitwa murawuzi? Abana ntawo bazi. Umudakubitwa uko giye mama yigeze kunkubitana, ntabwo nabyemeraga, ariko Munyakazi ngira ngo yizeraga yuko hari ikintu kintuze. Ariko gusa naje kumubwira se afande, iyo umudakubitwa utwara no mu ndege wenda ntigwe, kuko yaje gupfana na Habyarimana. 94 menya ngo indege iragwa. Ubwo urumva rero namwe indege yararashwe, bamwe batiyarasuye Masaka, abandi batiyarasuye mu kigo cya Kanombe. Ariko itariki ari ibintu ntabashyiriraho mfite ahangaha, neza kubizana bifite kuri telefone. 5 ku itariki ya 4 yaravuze ngo hagati y'itariki ya 6 n'iya 8 hazaba akantu. Hari ababyumvise? Muzajye mugira amatsiko, ndabifite hariya, nshaka kubishyiraho abantu bagahungabana bakavuga yuko nanjye nateje ibibazo. Yaravuze ngo hagati y'itariki ya 3 n'iya 8 ngo hazaba akantu muri iyi Kigali. Umunsi ari bupfe bafunze isoko ryo ku Murindi kandi ryararemaga uwo munsi. Muzabikurikirane, turi bakuru tugenda tubikurikirana. Ni ukuvuga barabiteguye bo ubwabo, ariko barangije bakomeza bivugisha ibintu, bavuga ukuntu Inkotanyi arizo zamurashe. Icy'ingenzi gusa kugira ngo yisije n'abandi batoya bonge mpura nabo ndabibabwira, kugira ngo abantu bajye bareka no gukomeza bayizana ngo bizane na za polemike. Ahubwo buriya ninde utari kwica Habyarimana? Duhere ku miryango yo kwa Bakanyarengwe, duhere kwa Barizinde, duhere kwa Babiseruka.
duhere mu kazu yakoze. Buriya bavuga akazu kaririyo, amaze gukuramo bariya abagoyi, agakuramo abo mu Burera n'abo mu Bukonya, yakurikiye umuhanda wa Rambura, aragenda ajya iwabo hariya Igiciye Karago, n'abo mu kazu abicamo barimo ba Koloneli Mayuya. Ibyo kuvuga ngo yarashwe na Sergeant Birori, abayobozi b'abasirikare bari aha barabizi. Ntabwo Sergeant yarasa Koloneli, bapfa sike. Bariya bitwa patsi mu ndimi z'abicanyi, ibyo bita za assassination business. Ni ukuvuga ngo uriya aba yakoreshejwe. So amaze kubica, akazo ntibazababeshye ngo karimo abashiru gusa. Oya, Rwagafirita avuka igasetsa, Kasitara avuka ku Ryinyo hariya hejuru unyuze hariya za Ntuze, hariya za Rwankere. So iyo ari akazu nyine, ubwo ni akazu kari mixed up n'abantu batandukanye. Ntimuzanatangare buriya ko mwasanga hari n'umututsi wari ukarimo. Ni ukuvuga icyo gihatangiye kurwanira inyungu zonyine ze ku giti cye. So 94 rero ibyo kuvuga ngo iby'indege ni iki, yewe n'izo nkotanyi iyo zigira amahirwe yo kumubona nazo zari kumurasa, kuko nabo bararwanaga, ariko ntizigeze zigira ayo mahirwe, kuko bari bakomeye. Leta yose irakomera nk'ibyo navuga ko abantu bose bagira Ntuze. Buriya nta leta iba yoroshye, nta leta iba yoroshye. Ziriya zose na za zindi ziri mu bihugu, mu bice bitandukanye by'isi. Nawe ngeze rero kubicwa. Abicaga kwanza ni bande? Niba abandi baririmbaga za ndirimbo muri za animasiyo, niba abandi babitojwe kuva bababwira yuko barimo kwidagadura ko u Rwanda ari urwabo, niba abandi mpamvu ugiye bitantangaza bari bazi, ntabwo bigirishaga. Uzabihakana nitubona umwanya tuzabiganireho. Bari bazi ko inyenzi zifite imirizo, bazi ko inyenzi zifite amatwi maremare, bakabyemera. S'il vous plaît, barabyemeraga, kuko turabizi ko babyemeraga. Byibura agenda umuhamya, ntabwo bigirishaga. Arabavuga ngo barigirishaga, wapi? Uwo rero ntacyo atakora. Uzi yuko mu gitondo bavuze ko bari Abatutsi, kandi Abatutsi baturanye nabo. Izo rero niba zaramereye imbirizo mu ishyamba, ntawe ubizi wenda kuko zaritinzemo. So ntafite umwanya wo kubitekerezaho. Baramubwira gusa, we tegura nanga Abatutsi, tegura Rusarika abanzi, za mpirizo bakoreshaga. Bari abantu bari primitive ku rwego rwo hejuru. Abo bantu twahuye nabo turabazi byibura. Buriya hari ahantu hepfo iyo ngiyo hitwa za Nyagasiga, kuko bo bari bazi ko inyenzi zifite imirizo. Niki? Iyo yabonaga abantu bambaye uniform, yumva ko ari abasirikare babo. So umuntu umwe abaza umusaza ati, se musaza, iryo buye urijyanye hehe? Ati ntabwo ari ibuye mwana wa, ati ni ityazo. Urijyanye ze? Ati nshobora kuza kugera ahantu umuhoro wanjye ukagimba. Kugimba ni kubura intuze, kubura intuze, ubukana bwo gutema. So yikoreye ibuye ngo ataza kugira ibyago, umuhoro ukagira ikibazo, adafite aho arishyiramo ubukana. Baryita ityazo, abana ntabwo barize. Uwo muntu umeze atyo, ufite ubwo bushake, bikorera amatafari y'inzu bashenye batagiye kuyubakisha, bakayimura akava aho ngaho. Abo nibo batemye bariya abantu bose bo mureba. Wumve rero ukuntu story yacu iri complicated. Abo batemye ni bande? Hari radio yitwaga Muhabura muri 94 icyo gihe mu kwezi ngira ngo kwa 4 gushira no kwa 5 gutangira. Basanze umukecuru w'umugogwe ahantu zabonagana, yari yavuye ahantu hariya hafi ya za Gatagara, zamuka mu rwa Karindwi, yanyura za Mashahi, za hehe, tunguka za Rugari, nahe aragenda ajya Ntuze. Umunyamakuru abaza umukecuru, se bimeze bite? Wumva iki? Ati mwana wa, ati sigaho, atabwo ibi byuma byanyu iyo byabasha kubwira umubyeyi
yuko abahutu batumaze, ko abahutu be batumaze. Ati kuko ati we yaheruka kutwica 92. Murumva abo bantu mubumve. So arimo anamwegizorenera ko nta kibazo kuko yaherukaga 92, yari amaze imyaka 2 yose batabica. Ati rero abahutu be batumaze, iyaba mwagiraga ibiki. So umuhutu wirukankanye umugogwe, amwirukankanye kubera ko Habyarimana yapfuye. Abantu bamuyumva rwose mwumve icyo kintu ukuntu kibabaje. Amwirukankanye kuko bavuga ko abatutsi bishe Habyarimana. Nyakwirukanka ntabwo azi ko Habyarimana yapfuye, arimo aramutumaho abanyamakuru bamuhabura. Ngabo banyakwicwa nabo ni ba mama bari bazi ko ikibazo ari Kayibanda, n'uwo wahunze avuga ati Habyarimana yaza kubimenya kandi Habyarimana yarapfuye. Umuhutu aramwirukankanye avuga ko ari we wishe Habyarimana, kandi uwo muntu bashinja kwica Habyarimana usibye n'amasasu arasa indege na yayandi arasa imbogo ntabwo arayabonaho. Mwumve rero akaga inkotanyi zigiye guhura nako icyo gihe zigeze mu gihugu. Zahasanze iki? Zihasanze abanyarwanda benshi babafashe ingwate, babahungishije, babanyujije aho ngaho za Musasa na hehe, abandi bazamuka muri kaburimbo, abandi bagiye za Tanzania, abandi bagiye Burundi. Hanyuma utabashije guhunga aratekereza atyo nawe. Izindi mpunzi ziratahutse zahunze kera, basanga harimo disorganization abantu bameze nabi cyane. Basanzemo noneho abacitse ku icumu aribo dushaka kuvuga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kubabwira ari za Cyangugu, Rusizi kera, avuga ati ni mwebwe dusaba gutanga imbabazi, ati kuko ni mwebwe dufite ibyo dusaba kuko abandi ntacyo bafite cyo batanga. Abo bantu ni abantu batojwe yuko bazicwa, birangije bibagirirwaho ibyo bahanuriwe byose, ibyo babwirwaga. Bararirimbaga muri za ndimo zabo na za Eteremu ko inkotanyi zirimo kubeshya ngo nizifata igihugu, ngo ziramutse zifashe igihugu ngo nubwo bitashoboka ko basanga bene wabo bose babatsembye babarangije. Barabivuze bakabyumva. None nibo inkotanyi zisanze abo barokotse, ariko zisanze bari baherutse kuko nk'hariya za Nkomangwa, hari ahantu noti Nkomangwa, umuntu anyuze hariya muri Munyiginya azamuka, hari ahantu hafi y'amazi Nyarubuye. Nyarubuye hari abantu twahuye baririmba ngo twaremewe kuzajya mu ijuru. Umuntu wari ubafite yari afite imbunda zo bitangira ngo wenda ni nka J3 afite, ariko nk'imyaka 12 kuko umunwa wawe wakoraga hasi. Afite abantu bagera ku 9 barimo abagabo 4 bananiwe gufata uwo muntu ngo bamwake imbunda, bananiwe kwirukanka ngarasemo bake. No kuvuga bari barabyemeye ngabo b'inkotanyi zasanze mu gihugu. Ubwo ibyabaye n'ibingibi birahanga n'ibindi byabaye ahandi hose. U Rwanda rutangira kwisunganya, rudafite beneri, rudafite ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'amafaranga kugira ngo bagire uko batangira. Za ONG zitangira kutwigirizaho nkana, zigezeho ziranagenda. Ariko ubwo u Rwanda rutangira kureba ukuntu byibura abantu bamwe bakoze ibyaha bashyikirizwa ubucamanza bakurikije za konvensiyo zitandukanye
za UN, hari izo Rajabu yavuze, ariko n'izindi zose zagiye zikurikirana zitashyizwe mu bikorwa, kuko bararirimbaga nyine abaparimutu muri za 60 bavuga ngo muri ya ndirimbo yabo bavuga ngo none ronindi muzayikura hehe, ngo amatora mwisabiye ko tubona menya bakozeho, ngo nk'ubu ronindi zava hehe. So ntacyo yari yarakoze, n'abayirambirijeho ntacyo yabamariye. Ubwo dutangira gahunda zo kwibuka nka leta yari iriho, kubera yuko kwibuka byagezeho na nyuma yaho, nubwo babikoze nyuma byibura, ariko baragerageje ko za 2003 ngira ngo nibwo mwanzuro wo gufata itariki ya 7 nk'iyo kwibukaho yafashwe n'umuryango w'abibumbye, kuko nk'iby'abayahudi ngira ngo byabaye muri za 2005. Ariko dutangira guhura n'abantu barimo guhakana n'urwego rwa nyuma rwa za etape za jenoside. Iyo batangira kubikora baba bashaka nuko bazabihakana, kuko witwaga chief editor witwaga Gahigi wo muri RTRM yaravuze, nabyo ndabifite hariya, kandi namwe muze kujya kuri Google mu bisangiye, avuga ngo ati ubwo yaramuhamagara witwa Katano nazakoreza analyse, ati reka mbabwira abahutu aho muri hose, nimwica abantu mubarangize, ariko mu kubarangiza mugerageze munarwane mugaramye. Birahari niyo magambo yakoreshaga. Ati kuko nidutsindwa, ati uriya mwanzuro wa Loni, hari umwanzuro wasohotse ngira ngo mu kwezi kwa 5 gushira, bavuga ko hari genocide. Ati nidutsinda, ati BNC ntawe uzadushinja, ariko nidutsindwa, ati bazadutwara mu nkiko. Yarabivuze witwaga Gahigi, director chef, ubwo ni nka editor general, chief editor. So mu ko guhakana, ariko tukagiramo amahirwe yuko ntabwo bahakana ko jenoside yakorewe abatutsi itabaye. Oya, kenshi na kenshi bavuga yuko bari bake, ubundi bakongeraho yuko hariho n'abahutu bapfuye. Ariko ibyo ngibyo iyo bivuzwe n'umuntu w'injiji, akazi kacu ni ukwigisha. Twavuga ati jenoside si ikinyarwanda, byakomotse hehe? Nuko haba hariho gurupu yo batagetinze, yaba ishingiye ku bwoko naho ku madini naho niki. Niko akazi kacu tubigisha ko bari barabarangije, bari barabakoze akantu kabi cyane, bari barabarangije. Ibyo bariya bahakana ni ugusubizanya nabo, kuko nk'ubu ejo bundi BBC baranditse kuri tweet yabo bashyiraho inyandiko ngari yavugaga umukobwa wa Habyarimana witwa Roza ko bagiye kwibuka Habyarimana, kandi banibaza impamvu Habyarimana atibukwa. Aba ngabo mu kubasubiza no kubabwira gusa ko nta nubwo navuga ko ari stupidity, hari ikintu cy'urwango, ariko nyine n'ubujiji bukanga bukabokama, kubera yuko yakorewe jenoside nande, yateguwe nande, babishakiye irindi zina numva niba ryaba rinahari, ariko bakareka kubivanga. Ikindi ni ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukurikije ibyo yagiye avuga, nabyo buri jambo rye wagiye urikoramo igitabo, nuko mwajya mubabwira ngo nibababarire. Bafite iminsi 365 y'umwaka, nibabaho umwe, rabishi zabo bazivuge mu minsi 364. Ku bandi nabavuga ko beextendinze, kandi koko barabikoze. Genocide bayitwara mu bihugu bidukikije. Buriya muri za 83 hari abantu bagiye baza mu bice bya za hanze y'igihugu, hari ababaga hariya za Karagwe muri za Tanzania, ariko hari nabo bari baratwaye mu bice bya North Kivu. Inaha ngaha muribuka ko kuri Radio Rwanda bavuga militant na militante. So abaturage bari militants in nature, aba militant ubwo ni militants. Ni ukuvuga ngo babigeje hari ibyo bitangwa ni magrivi, ikintu kivugika wagira ngo ni nk'umuti.
na abbreviation z'ikintu birimo agriculture n'iki mbese n'iki ngo bashaka guca imico y'abantu borora n'iki. So bagezeyo hariyo community Hutu na community Tutsi. So bafasha abantu bitwaga ba Seruyange, abantu bitwaga Banzabara, bitwaga bande. So Habyarimana bagurira hariya ku buryo n'ubu byarabokamye. Mu kubokamanya kwa Perezida wa Repubulika none ejo bundi abanyamakuru bamubaza muri kuko yabivuze birimo birabakumanywa barimo baratwika abantu. Utabashije rero kuko tutabashe hariho umugabo witwa Nyerere indirimbo bajyaga baturirimbisha turi abana bavuga ngo hendugu twendeni ngo tanu inayita Musumbiji, ubwo ni Mozambique, twende kuoko wa ndugu zetu. So bariya rero ni ndugu zetu mu gitekerezo. So biriya byo babandika bavuga namwe mugerageze mu bikurikirane ko batabizi mutangire namwe muhangane nabo. Bafite miliyoni nyinshi cyane niba zirenga 100 na zingahe, twe dufite 14 harimo abana, harimo n'abantu bagize ibyago ntibiga, ariko abagize amahirwe yo kugera mu ishuri mubasubize mubabwire yuko ibyo bintu atari byo, babibone kuko iyi saha igeze muri information age, ibintu birahinduka nyuma y'amezi 11 niba atari amezi 10. Ibyo nibyo mperuka nk'imyaka ingahe ishize banyakwa ministry bazobereye muri ibi bintu barabindusha. Information age iri tugomba kwitwaramo kugira ngo tutazavaho tugasigara. Kwavuga ko bashaka kuza kurwana, iyo ngira ngo twebwe ntabwo ari task yacu kurwana nyakurwana. Twebwe turwane muri ubwo buryo buri passive, uburi active. Cyangwa Perezida wa Repubulika bivuze ingabo zirahari n'iki, mbese mu magambo make bavuga ko bazatera u Rwanda. Nigeze kubwira abaturage ngira ngo n'abamuhazi nuko baharira perezida n'Imana, uzabatanga undi akabohereza kwa shetani kuko bakorana nayo. So nta kindi nyakubahwa minisitiri nuko ntagiye kuvuga gusanga abantu babayeho batubungubu kuko nibo bariho bazi uko babayeho. Nagira ngo mbashimire mu kanya mwampaye n'iminota yanjye uko yageze. Murakoze. Tugomba kuvuga kandi tugakomera. Ndagira ngo nze guhera mbere gatoya kugira ngo urubyiruko ruri hano bajye babyumva, nubwo babanjije babivuze. Ntabwo genocide yabaye kubera ko indege ya Habyarimana yahanuwe, ntabwo ari byo. Kuko mbere gato mu mateka tuzi abatutsi baratotejwe ndetse cyane. Turabazi hano, ngira ngo mbere gato ku mateka dufite harimo abagiye bameneshwa, harimo umusaza bita Fizi yahoze atuye hariya hafi iwacu, yirukanwe na Nkezabera. Ni amateka data yajyaga aduha ngo kuko yakubise umuhutu, aramubwira ngo ku isi ni Nkezabera, mu ijuru n'Imana, we ngo azashaka ahandi aba. Ubwo menya yari kuba mu kirere. Uwo yamenenganye gutyo baramwirukana aragenda. Nyuma gato abantu baratotejwe, ba data wacu Ruremesha biza kubaviramo urupfu, abantu barabizi. Birihuta gato mu ishuri byarabaye. Jewe nahoze niga kuri primaire ku Muyumbu, ariko baje kunyirukana ngo narwanye n'umwana w'umuhutu. Yari umwana wa mwarimu, baduhagurukije uko bahagurutsaga amoko, aramwaza. Tugiye muri recreation ndamukubita, baranyirukanye, nzana umubyeyi arasobanura, barabyanga. Baramubwira ngo nince mu ishuri ngo nsaba umwana wese w'umuhutu urimo imbabazi. Papa nawe ntiyabyumvaga, rero arababwira ati ubwo iki kigo niba ari cy'abahutu reka mushakire ikindi. Njya kwiga hitwa ku Kamurindi, kandi kuva iwacu aho dutuye ujya ku ishuri ntabwo byarengaga iminota 5. Nkajya mva hano nkajya kwiga ku Kamurindi. Biza kugera igihe ariko njya kuba kwa muramu wanjye, ariko biturutse ku mateka nkayo. Byarakomeje gutoteza abantu bibaho. Biza kugera rero ku munsi nyirizina muri 1994. Nari muto ariko naje kubona ibintu byinshi kandi bibi. Ku itariki 7 mu gitondo papa yarambwiye ngo ninjye kubwira umugabo witwa Butera azamwitabe. Yari yarashatse shangazi.
Butera araza baraganira, ariko aratubwira ngo twese ntagire umuntu uva aho hafi, batubwira ko ibintu ari bibi, ariko ku bana ntiwumvaga ibibi ngo ni ibihe. Byacyugera nka saa 5 z'amanywa, haruguru y'iwacu abantu batangiye kuvuza induru, birangira tuvuye mu rugo tujya haruguru y'urugo, biza kurangira uwo mugoroba bibaye amahoro, turongera tuva aho twari twihishe dusubira mu rugo. Igitondo cyakurikiyeho ku itariki 8 mu gitondo nka saa 3 babanje kwica uwitwa Mugiraneza, twari duturanye, ariko ahantu hose ubona ko batwitse, uhagaze wacu bagureba hakurya muri side twari duturanye ahitwa Kamigika, ubona ahitwa kwa Baringuye, kwa ba Martin, abantu bose amazu yose arimo gushya. Birakomeza bigeze nka saa 6 iwacu haje umusore kwanza witwa Ndatimana na bagenzi be. Hano iyo mpageze nkunda kubivuga, buriya umuntu kukwica ni kimwe, ariko no kugusuzugura ni ikindi. Buriya n'umuntu akwishe ntacyo byaba bitwaye. Yaraje twicaye mu mbuga iwacu, araza aravuga ngo namo urufunguzo rw'urugi, bararumwima, urugi bararuca, agenda direct mu cyumba kwa data kuramo matera. Twicaye aho kabisa ku muntu utarenza data amavi, ariko ni bya bindi Regis yavuze, biriya byari byaraturutse ku gasuzuguro, abantu basuzuguwe, bugiye uhora wita umwana imbwa abagera igihe akazabayo. Baradusuzuguye cyane ku buryo umugabo ufite imbaraga, umusore wumva ko utavuga imbere y'umwana w'imyaka 10 cyangwa 15. Baraje basohora matera, bajya mu nzu basohoramo imisego y'intebe, twicaye aho, bakingurira inka zari mu biraro ariko ziriruka ziratana, barigendera. Icyo bashaka ni ukugira ngo hari nka data avuge cyangwa se hagire uvuga. Baragiye tuguma aho ngaho, ariko ukabona ko ibintu byahinduye isura. Nka saa 7 papa yari afite umuturanyi twari dufite hariya w'inshuti yacu witwa Tiene, ariko wabaye umugabo w'umugome cyane. Data yaramukundaga cyane, bakundana, amuha inka bwa mbere, sinzi ikibazo yagize, arongera amuha indi, aramuheta. Inka bitaga Rugemahica. Aratubwira ati mugende mujye kwa Etienne mumubwire aze kundeba, mwebwe mugumeyo. Twaragiye tujya kwa Etienne tumubwira ko papa tubwiye, arataha, araza baraganira. Hanyuma mu gihe gitoya na mama aradusanga, tubaho ngaho. Papa we yanze guhunga, guma mu rugo. Nimugoroba twaraye aho, ariko yanga ko turara mu nzu ye, tujya ku ruhande, aratubwira ngo baraza kumusaka. Turara haruguru ahantu habaga ibisheke n'ibindi biti byitwa ibikoro bimeze nk'ibijumba. Twicaramo mu gitondo turahirirwa, bigeze nka saa 5 batuzanira ibyo kurya. Bigeze nka saa 10 tubona Etienne azanye inka zo mu rugo, aratubwira ko papa azimuhaye ngo ageze dukamira mu gihe turaho. Kumbe yarasize amwishe. Umuntu yahaye inka inshuro 2 yarasize amwishe. Aha hakaba umuturanyi w'iwacu, Imana izamuha umugisha, yitwa Joseph, yaje kutureba, twari turi haruguru y'urugo rwe, arabidusobanurira. Aratubwira ati Karemera yamaze kwicwa kandi yishwe na mushuti we. Mama arambwira ati tujye kureba, ariko bigeze Gataranga ngenda njyayo, nsanga papa aryamye aho. Hari utu esikariye tumanuka muri sari wacu,
yiryamyeho yamukase gutya, amurihanganaho. Ibyo byarakomeje, turihangana turamureba. Ndagenda mbwira mama ko byagenze, turagarukana turamukurura tumushyira ahantu hari ikiraro cy'inka, yari ikimoteri bacukuye kijyamo ifumbire, turigendera. Tugeze kuri uwo mugabo atubwira ko byakomeye, ngo bagiye kuza kumusaka. Atubwira ati mwebwe icyiza nimuve hano. Turahava tujya munsi y'umuhanda, hari ikawa, kubaza iperereza uko zari ziteye. Munsi y'umuhanda habaga hari ikawa. Tujya mu ikawa twicaramo, umugabo witwa Joseph arongera aradusanga, aduha amakuru yose uko abantu bo mu rugo bishwe. Witwa Marara yamaze kwicwa ahitwa kwa Ndibyariye, uko bita mpama kwica bamaze kumwica. Atubwira urutonde rw'abantu bose, atubwira ati rero dore ibintu biracyari kare, ariko ngo dufite amakuru ko abatutsi benshi bagiye Ruhanga. Atubwira ati icyo nabafasha, muze mbafashe mbajyane i Ruhanga. Ubwo hari hamaze kuza shangazi n'abana be 2, araza atubwira inzira tugiye kunyuramo, ariko mama aranga, avuga ko atahunga, agomba kugwa iruhande rw'umugabo we, kuko ntabwo yarenze aho. Icyo yakoze, yatubwiye ko tugomba kugenda. Ibyo Bono muririmbye, ijambo ry'umubyeyi riba rikomeye. Hari petit frère witwa Kayiranga unkurikira, yafashe ikiganza cye arakimpa, arambwira ati mutware. Yongeraho ngo mugende musenge muzabaho. Ngira ngo kubaza indirimbo naririmbiye mama nibyo twaganiriye, ibyo birimo. Aratubwira ati gugenda giye nzagwa mu rugo, arigendera. Natwe dutangira iyo nzira. Abaza aho twari dutuye ahitwa muri Gakomeye, kera niko yitwaga, ubu yitwa Kanyinya. Twavuyeyo turaza n'uwo musaza araduherekeza, aratuzana, ariko yagendaga imbere ngo arebe aho bariyeri ziri. Twahagera akatubwira ati aha muhakwepe mucaha. Araduherekeza turaza tugera ku ishyamba riba hano bazi ku gasoko Rugende, ahantu habaga amashivari. Tuhageze munsi gato hari bariyeri, muzumva umunyashoza naririmba ngo witwa Rutuku, hari bariyeri yabaga hariya hafi y'agasoko. Umwana twari kumwe yari umwana wa shangazi, yarakoroye muri iryo shyamba, dutegereje ko tubona inzira. Birangira kwambuka binaniranye, batangira kuturasa. Bararasa nko kuva saa 6 nko kugera saa 9 n'igice, bagashyiramo pause mu kanya amasaha 2, barasama mu ishyamba. Inzira tuba turayibuze, turazenguruka tujya guca hirya y'agasoko, ahantu higeze kuba igaraje. Hariya hahoze hari ibisheke byinshi, ducamo na shangazi. Urumva shangazi afite abana 3, natwe 2. Turambuka, ariko kwambuka umugezi uriya byari intambara. Shangazi akambutsa umwe, twe kwiyambutsa byarangaga, hari harehare, wakwambuka ukongera ukagarukamo. Turambuka, tageti kwari ukugira Ruhanga. Twambukiranyije kaburimbo duca hariya kuri sitasiyo. Tugeze hejuru abahazi yitwa kwa Musa, mu ikorosi rihari ry'Uruhanga. Tuhasanga bariyeri, batwicazaho. Ari butangiye gucya nka saa 11, hafi zikira saa 12. Batangira kudukubita ayo masaha, bakatubaza ikibazo ubu udashobora kubonera igisubizo. Bakatubaza ngo mwebwe umubyeyi arapfa mugahunga, ariko niba barabaye abanyampuhwe simbizi. Baratubwira ngo mwongere musubiraho muvuye. Turongera turagaruka, duca muri ya nzira, tugaruka ku Muyumbu. Bigeze nka saa 4, turongera tuva muri ibyo bisheke twabigumyemo ujya Hakampigika. Turongera turambuka, n'ubundi gahunda ari ukugira Ruhanga. Dusubirayo twambukira ahitwa ku Cyarutare, turambuka tugera muri Ruhanga. Habaga shangazi witwa Kaudensia,
ubwo shangazi aratubwira ngo tujyeyo kugira ngo tumenye amakuru y'Iruhanga. Turagenda, tugiye kujyayo, hakurya yacu hari abantu benshi, baratubwira ngo nimuhagarare turabashaka. Ariko abandi bantu bari baragiye nka babiri baratubwira ngo mwihagarara nimukomeze mugende, barashaka kubica. Turakomeza tujyayo, shangazi dusanga yarahunze yagiye Iruhanga, turakomeza tujya Iruhanga. Twageze Iruhanga ngira ngo ku itariki ya 10. Tuhageze ubuzima dusanga buragoye, hari abantu bangana gutya bahahungiye, ahantu baguye 15,000, murumva abantu bari barakubangana. Hari hatuye mushiki wanjye mwarimu kazi witwa Delphine Murikesoni, yari yarashatswe n'uwitwa Twagira Yuhija. Vuga rero reka tujye kwa Twagira Yuhi turebe uko bimeze. Twaragiye dusanga Twagira Yuhi aho n'abana be n'umugore, ambaza impamvu tuje, ndayimusobanurira, arambwira ngo mze niko kazina kanjye ko mu rugo, ngo hano ntibikunda, ngo nimusubireho mwari muri, ngo ndetse jyana na mushiki wawe n'abana, umugore we yashatse. Dusubira Iruhanga, ubwo na sister twarajyanye n'abana be, ariko jyewe umunsi Iruhanga sinaharaye, numvaga byanze bikunze mu rugo nahasanga umuntu, kuko ntabwo bimajinaga ko ibyo bizakomeza kugera utazi iherezo. Twaragarutse na Kayiranga wanjye, turaza turambuka dusubira hano, duca kwa nyogokuru, dusanga bamusenyeye inzu, yari umukecuru ukuze. Umuturanyi we ngo yatanze igitekerezo cy'uko batamwica ngo yababara, ngo kuko yabahaga imiti, ngo ahubwo bamusenyereho inzu. Muri make ubwo bamworohereje urupfu. Byarakomeje turatambika, umva turi mu bantu batuye hano mbere kuri uyu musozi, twari dutuye famiye nyinshi. Ahari kwa data wacu duhari dufite nka 7 n'abashangazi. Abandi bari barameneshejwe barimo Ruhumuriza, baragiye Bugande. Urugo rwose ugeze ugasanga basenye, aho ugeze ugasanga abantu baryamyeho batemwe. Turazamuka tujya kwa Mama kwica, niwe yakurikiraga papa, usanga aryamye mu mbuga n'umukobwa we witwa Inkindi n'abana be 3. Turakomeza tujya mu rugo, ubwo niko tunyura mu buhuru kugira ngo tujye mu rugo kureba impamvu, turebe niba hari nibura umuntu dusanga. Twarageze dusanga papa araho, mama nawe baramwishe, bamukubise ishoka mu mutwe, bikozwe n'uwitwa Habimana, yaje kwiyiriga yemera icyaha, aherutse no kwitaba Imana, Imana imufashe. Twaraganiriye mubaza impamvu birya bavugaga ngo inda nini, namubaza nka mama wamwiciye ikikweri, umuntu waguhetse ntacyo ataguhaye. Arambwira ngo bari bambwiye ko ari usigaye, ngo bambwira ko namwica ngo isambu y'iwacu yigabana n'uwitwa Ngirabatware. Tekereze. Ariko nta kundi twakomeje ubwo buzima, aho tugeze hose tugasanga twigira inama yo gusubira kuri wa muturanyi ko data yahaye inka. Twaragiye tugerayo, dusanga biteretse amayoga barimo kunywa, duca mu inyuma y'igikoni cyaho, dusanga abana bokeje inyama, cyari cyarasenyutse uriyamo imbere. Ise w'abana araza arabaza ati ariko bamuzehe ntibaheruka? Duhagaze aho ku izina ry'Imana, duhagaze aho ngaho twatinye kwinjira kubera abantu. Arababwira ngo oya, abwira umuhungu we witwa Derite, yari muto tungana, ngo nibagaruka hano kubica bikakunanira ngo uzabashyire mu nzu uvuze induru. Turahava dusubira ariko kwa Joseph, ariko kwambuka umuharuro biratunanira, hari harimo abantu. Turagenda twicara ruguru y'urugo rwabo, ariko umutima ukaguma umbwira ko byanze bikunze kwa Etienne nubwo yavuze gutyo, nibura abandi bagira impuhwe cyangwa umugore we. Twari tumaze igihe nta kurya nta kunywa, ariko vuga inka z'iwacu ziraha, nibura twahabonera amata. Bwageze nka 11:30 za nimugoroba,
ndongera afata Kayiranga ukuboko tujyayo, duca haruguru y'urugo turinjira, abantu batahaga tubareba bavayo. Tugezeyo umukecuru waho aradusuhuza, tubaza amakuru, turamubwira, tubwira uko mu rugo bose bapfuye. Aratubwira ngo mwicare aho, twicara ku ibaraza. Aragenda azana igikombe tugira ngo atuzaniye amata, kumbe harimo tiyoda. Barambabarira, iyo ngezeho biramvuna cyane. Tiyoda twicayeho, ndamubaza se ko binuka, arambwira ati mwebwe ni mumwe n'ubundi bazabatema. Turabyihorera, ambwira Kayiranga nitwigendere. Turagenda tujya iwacu mu itongo, tubayemo uwo munsi, tubona ubuzima buranze. Tujya ku muturanyi witwa hawuze yitwa kwa Taxis. Hari umugabo witwa Munyemanzi, abaratubonye, abaraduhamagaye ngo nimuze hano. Turanga, turiruka, atwirukaho dusanga ahantu umusaza hafi y'ahantu abafamu y'inkoko ujya Nyamugari, ahagaze mu biti by'ibishyimbo bino bashingirira, barimo gusenya inzu ye. Ahagaze aho, yari umusaza ukenyeye akenda k'umweru hasi no hejuru. Mbyarebwa yadukurikiye, ahita atubwira ati mwirukanke, dore njye nta mbaraga. Ducaho, Mbyariye asigara kuri uwo musaza, amwica. Ariko igitangaje, nyuma gato muri Gacaca nagiye gutanga amakuru kugira ngo mwumve ko ingengabitekerezo kugira ngo uzave mu bantu biragoye. Mbabwira uko byagenze, aransubiza ngo usibye icyo gihe ngo ubwo witwibutse wansiga. Nabuze ikintu nkora, n'icyari kinjyanye ndakireka, ko naramubwiye, namutanzeho amakuru ukuntu yatwirukankanye. Ansubiza gutyo ashize amanga pe, ati ubundi usibye icyo gihe uri muto, ubu ubwo twirutse. Kandi n'ejo bundi Gacaca ziba ariyo maze gusoreka, ati ubundi ubwo twirutse wowe wansiga, muri cyo nkora. Ubwo mpamvu ni ukugaragaza ko n'ubundi ntimugire ngo abantu guhinduka ni urugendo rurerure, ariko kuri leta y'ubumwe nta kizananirana, bazahinduka. Ubwo twarakomeje, tugeze hakurya baradufata, batubaza aho tuvuye. Ndabeshya bidashoboka, mbabwira ko ndo kwa Sendegeya. Ariko umugabo wari udufashe yura karumuna kanje umutwe, arambwira ngo ubu nako kwa Sendegeya. Ndambwira ndi rwose turabaho, muhunze iki? Ambwira nti twabonye abantu bahunga, natwe turahunga. Aravuga ati ngaho nimusubire inyuma, ibyo ntibibareba. Turongera turasubira inyuma, turaza duca hano, tugera ku gahanda kaba hariya hasi k'igisigara, kabitaga ngo ni igisigara. Imvura yari imaze kuba nyinshi pe, twanyagiwe. Twaraje tugeze ahitwa kwa Nkazamurego ku Bahazi, mu mvura y'amahindu, hahandi umuntu yabuze icyo akora rwose. Ariko niyo yari ubufasha wageraga Imana, imvura yaragwaga, byari ubufasha kuri twe abari muri ako kaga. Twageze ku mugabo, bimwe nababwiye ngo kwica umuntu ntabwo ari ikibazo, ariko kumusuzugura ni ikindi kiremereye. Yari yugamye mu ibaraza rye, aratubwira ngo muveho hano, ngo njye simfite umwanya wo kunyagirwa. Twebwe tumusange mu ibaraza tuve mu muhanda atwice, we ngo nta kanya ko kunyagirwa afite. Turamwihorera, urumva ntiwakwigemurira urupfu. Turakomeza turambuka, turongera twambuka ari kaburimbo tugira Ruhanga. Kandi ubwo twirukankaga Kayiranga, twirukana Mbyarehe yarambwiye ati dore niwe papa na mama, ntuzasige. Ubwo nanjye nari mfite imbaraga zo kumva ko nzamuhungana paka. Turagenda tugera nanone twambuka hariya biratugora, ariko duca hirya gatoya dusanga hariyo uburinzi bw'Abatutsi bari Ruhanga. Hariho babyara banjye witwa Murinda Senkarishya n'uwitwa Rusine, baraduherekeza. Turongera dusubira Ruhanga. Ruhanga twarahageze, tuhamara umunsi umwe, tuhamara iminsi ibiri. Ku munsi wa gatatu nibwo baje gutera Ruhanga. Ubuhamya bwabo ntago musubiraho cyane,
baraza bararasa barinjira hariya hari muri rwa rusengero, birangira ngize umugisha wo kuvamo na Kayiranga wanjye n'ubundi turajyana, ariko tunahura na mukuru wacu witwaga Safari. Ubwo tuvuye mu rusengero, abandi barimo barateramo amagurunedi, abandi barimo gutema, ariko twari kumwe na shangazi witwa Mukamakombe, niwe wa mbere washatse gusohoka mu rusengero, arurira ajyanye umutwe gutya, tubona hagarutse igihimba cye. Kumbe ku madirishya barimo bateze abasohoka. Pace Petit Frere turongera turasohoka, duca mu dirishya ryari rikurikiyeho, akankundira nkurira ibyo nkoze akabikora. Turayimanukana Grand Frere duciye tararenga metero nkenye, baramutemye, turamanuka twigira hepfo, dusanga hepfo gato hari bariyeri, gukomeza kwisumo biranga, tujya mu gihuru cyarabo. Turi mu gihuru nasanzemo undi mwana twiganaga witwa Sedunu, tumusangamo aho ngaho. Ubwo ni munsi y'urusengero kuba hazi, haruguru imiborogo iri aho, indege yari imaze kugenda, abasirikare yabo bari bari aho barimo barasa. Umuborogo ari umuborogo barimo gutwika. Nka saa 7 nibwo igitero cya mbere cyamanutse, baganira uko bishe. Bageze kuri iki gihuru, umwe aravuga ngo ahantu harimo abatutsi, ntago wamenya, abagira ngo barahuraga. Umwe yahise arasama isasu, arashema isasu, duhaguruka twiruka, Kayiranga ajya ibumoso nanjye njya iburyo. Twirukanse duca amasaka yari aho, nerekeza nk'aho kwa Twagira Yuhi. Ngezeyo nsanga inzu ye barayisenye, barayitwitse, kandi uwo yari umuhutu utagize icyo akora, wirukanye umugore n'abana. Bayitwitse ngo kubera ko hari umukobwa wo kwa Karemera. Karemera ni data. Ngezeyo ndahihisha akanya gato, ndagaruka ngo Kayiranga namubuze, ngaruka kureba kuri cya gihuru, nsanga uwo mwana witwa Sedunu bamurashe aryamye mu muhanda. Kayiranga ndahamagara ndamubura, ndongera nsubira Ruhanga. Nsubira Ruhanga, nagezeyo n'ubundi ari agahinda gusa, abantu baryamyeho batemwe, ubusaba amazi ntawe uri buyakure, nta bufasha na buke ushobora guha umuntu. Ubufasha bwonyine ni ukumuvugisha kumva ko uri umuntu. Narayikomeje nsirikiraho, hashize akanya abantu batemagaho baratambika, n'abagongeraga abantu ku mihanda hariya. Ninjira mu rusengero twari turi, aho nari nasize mushiki wanjye, nsanga bamwishe n'abana be 3. Nsanga hasigayemo akana ke kamwe kitwa Ange Shizurungu, ni umupolisi, abenshi baramuzi, turaturanye hano. Mukuramo bari bamutemye, bamuteye n'icumu mu mugongo, yari muto cyane, mufata ukuboko ndamutwara. Turagomba twihishaho gake kugira ngo ufate umuhanda. N'ubundi numvaga nshaka kugaruka mu Nyumbu, ariko ubwo umuhanda wose ari kugenda hamagara Kayiranga, kwihisha byari byaravuyeho. Kayiranga ndamubura neza. Birangira njyanye n'uwo mwana dusubira iwabo. Turimo kujya iwabo duhura n'umugabo witwa Mushumba. Mushumba yari se wabo wa Ange, yari muramu wanjye. Umugabo mukuru niwe warashatse mushiki wanjye. Yari afite umuhoro mu ntoki, aratubwira ngo nimuhagarare. Ahita nampamagara mu izina, arambwira ngo muzehe ngo murango ntacyo nagutwara, ngo Delphine yanyigishije neza. Numva arampumurije, turahagarara, araza aradusuhuza, aratubwira ati rero muze mbatware ku Isumo. Turagenda tugera ku Isumo, ahantu ku Kirenga station ku mazu ya mbere haba uva Rugende, hitwaga kwa Bugoga. Rwari urupangu runini barunzemo abantu bageraho muri 30. Tugeze ku muryango, uwo mushumba barambwiye ngo mwebwe mugende mujye hariya nzabaponsa. Ntabwo nari nzi guponsa icyo ari cyo. Tujyamo, abantu baraho bagateka bakarya, tureba. Nimugoroba bigeze, baraza baducamo amaparti, bakavuga bati aba turabica uyu munsi kandi namwe murabaherekeza, kuko niko twabigenzaga.
igikundi cya mbere twaragiherekeje, harimo mwarimu wanjye Julien yarangishije, tujya abazi ku Kamurindi ku misarani hari, baratema bakabwira umuntu ngo ujugunyemo, uwanze bagatema, ushoboye akijugunyemo akagenda, bakongera bakaduherekeza uko batujyanye bakadusubiza mu Isumo. Twicaraho umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, bakagera igihe bagashyiramo pose rwose nk'abantu badufite mu biganza. Byageze nyuma gato, abari badufite basa n'abadukoreye uburinzi, dusohotse dusanga ntabahari, ariko hejuru havugiraga amasasa yitwa gicaca. Biza kurangira rero ari inkotanyi zageze zirimo kurwana. Ubuhamya ntabwo naburambura, kereka mfite igitabo nkabwandika, byaza kudufata amasaha menshi. Inkotanyi ziba ziraje zijya Ruhanga, zidusanze ku Isumo, badukura mu menyo ya Rubamba gutyo zo Kabyara. Rero ubuhamya ni inzira ndende ariko yacu, ariko inkotanyi zitugeraho batubajije iwacu, mbabwira ko ari ku Muyumbu, banambaza ko nta muntu naba nzi wagiye mu nkotanyi, ndamubabwira twageraga mukuru wacu yitwa Kabagamba, wari udufashe yitwa Inyansi, waba ni mu kabuga ka Musha, ambwira ko amuzi ariko ngo uri shoferi kwa Fande Bagire, hangi ati turamubashakira ariko mugomba kuva. Badukuye ku Isumo, ubwo n'akakana ngafite Kayiranga we nari naramuze, ariko naje kumubona arahari. Biza kurangira tugiye, bakadutwara imbere bakabire bakarwana, abandi nyuma bakaduherekeza, bagera imbere bakarwana. Utekereza twavuye ku Isumo bagomba kudutwara i Kayonza. Nyuma rero y'ubwo buzima bukomeye cyangwa se busharira bunagoye, ikiba kirenze kuri ibyo ni ugushima. Tuzaguma tunashime. Twaje kugira umugisha wo kujya tuganira n'abantu badukoreye genocide. Abenshi turaturanye nk'uwitwa nta muturano yarireze yemera icyaha, yishe mukuru wanjye witwa Marara n'umutwaro w'utwara umumanika we ku irembo, ngo abantu bajye bareba uko Abatutsi basaga. Kandi uwo wumva yari umugabo ukize ufite za rimoroke. Iyo ushatse rero icyabiteye nta kindi, ni iby'abantu bonse mu gihe kirekire, ni iby'abantu ni amatwara bakuranye, ntabwo ari ibyo bize uwo munsi. Iyo muganira akubwira nk'ukuntu ngo umutima we wajemo ngo kujya kwica umuntu, akica umwe akica babiri akazagera ku 100. Ariko icyo ashima, ntabwo ubuzima bwazimye, twabayeho tunariho. Nyuma gato abantu twarihebye, ariko muri ubu buhamya ndaza kubabwira ko byageze igihe umuntu yumva ko nkanjye nari mfite, numvaga ntazakora nk'ubukwe, andi mari mfite umugore n'abana 2, numvaga ntakora ubukwe kubera ko ntawe nabwereka. Ariko ndaza gushima abantu bari hano, abaresikapi wacu. Adolphe yafashe ya mbere, abapapa, abamukuru wanjye ajya kunsabira, Ruremesha namonye Grand Frere yo Kabyara, abapapa arankwera. Aba babyeyi bose baraha, turahaguruka tubafamiye. Bakoze genocide rero igice kinini bikojeje ubusa. Ngira ngo aho twari kumwe ijoro ryo kwibuka mwabonye urubyiruko ruri hano. Ni abana bavutse ariko bafite imbaraga zo kuzubaka iki gihugu. Soza rero ndashima ingabo zaho zari za RPF, za APR, sorry. Ndashima buri wese wabigizemo uruhare kugira ngo tubeho. Ndashima umuntu wese waba waragize uruhare kugira ngo twe bake tube turiho muri iki gihugu. Ndashima leta y'ubumwe cyane irangajwe imbere na Excellence Paul Kagame. Imana izamuha umugisha. Nta kindi wabona bamusabira
yatubereye byose kuri twe, ni papa ni mama ni buri wese. Imana rero izamuhe kurama no kuramba, mukomeze kwihangana, Imana bamugisha. Murakoze.